yewe urabizi inzara zanjye ni naturere ntago nzisiga ariko iyo tureka kuza muri salo ariko yewe hari n'abavuga ngo kuki ukoresha umusatsi ngo kandi ari naturere kuki se naturere yanjye nanjye ngomba kuyishyiraho icyaro urumva nubwo nta na ferimine bari busige ariko ngomba kuba mfite isuku reka rero basoze nyine Yesu yangiriye neza abakunzi ba Mama Sharirene ni karibu ibyo tubakorera n'inzara n'imisatsi n'abandi bamureba basiga verine nabyo turabikora jeri gutera inzara buri kimwe cyose turagikora karibu yego rero uyu mubyeyi niwe unkorera umusatsi nk'uko mwabibonye ntabwo kandi akora naturere yonyine ba bantu rero bajyaga bamumbaza dore ndabahuje n'isura ye mwayibonye na nimero ze turazishyiraho mwabonye Mama Sharirene none mwabonye ahantu nicaye umuntu uri buhafure ndaza kumugurira umuneke wa poyo mpurayizi turabashuhuje rero abakunzi ba Mama Sharirene nkuko mwabibonye turi muri salo ahandi habize intebe muri salo no muri biro nahageze rero murabibona nababwiye yuko tuzajya ahantu bankorera umusatsi ariko mbere ya byose ndabanza gusura abakunzi ba Mama Sharirene abari mu gihugu cy'u Rwanda ahantu hatandukanye mu bihugu by'abaturanyi abari muri Amerika ya ruguru y'epfo muri Europe muri Australia mwese n'abandi benshi ariko noneho by'umwihariko aba mama bene wacu bajya bakurikirana ibiganiro by'ukuntu mbereka amavuta yo mu musatsi buri munsi rero reka mbabwire impamvu naje hano munsanga mu gikari mukanzengereza Mama Sharirene uzatubwire umuntu gukorera ninde amavuta ibiki namabwiye ko uyu mubyeyi njya kumukunda si icyambere ntiyansabye ngo uzankorere publicity unyamamarize na hanubwo yigeze ambwira tuzaze uzane kamera ngewe ibintu yankoreye nibyo byatumye nza kandi nizanye kugira ngo abantu mumumenye kuko nzi ko abantu bafite ibibazo by'imisatsi muri benshi ngewe nagiye muri salo imwe ntanga 200 bagomba kunkorera ishuri 10 ngeze muri iyo salo ngeze ku ishuro nimba ari ya 8 cyangwa ya 7 umusatsi wanjye uracikuba mubi hanyuma naje nirukira uyu mumama yankoreye ishuri 2 zonyine umusatsi wanjye urazuka kuva umunsi nyine yamfasha amaraso mba numva abantu bose bafite ibibazo by'imisatsi by'umwihariko naturere nubwo n'inda yikora mwese muze kwa Fofo ubu rero twatangiye Fofo ngwino hano no mama mutinya kamera umva arayitinya ariko uyu munsi arayitinyuka nta bibi tumwifuriza Fofo wanjye yambiye mwamubonye icyuki murebe ukuntu ameze neza niwe rero ugiye kumfasha tugiye gutangira arakiramo vitamini uyu munsi hanyuma arankorera n'ibindi hanyuma uraho neza suhuza abakunzi ba Mama Sharirene bagira uraho neza umva mu mubabari ntabwo avuga benshi kandi ubwo yarangije ariko agiye gutangira nabashuhuje cyane yego Mama Sharirene n'umukiriya wanjye karibu cyane yego ubwo rero nyine twatangiye mbikesha nde yewe cyane tujya gufuramo shyiramo vitamine tubanza dufuremo hanyuma mwabibonye anyambitse agasume keza gafite isuku kanahumura sinzi binashyiramo tugiye kubanza kujya gufura mu mutwe nicyo tugiye guhera twagiye
nk'uko rero mubibona tuvuye gukaraba mu mutwe, bagiye guhita bashyiramo vitamini y'umusatsi. Hanyuma hari umuntu wigeze ambwira ngo njyewe ndabyikorera mu rugo. Uko biri kose kuba wabyikorera ni byiza, ariko no kujya muri salo burya ni byiza. Wabonye wa musatsi nari mfite nza muri salo, urabona ukuntu bawufuriye. Noneho hita undebera nk'ubu koko uri mu rugo, nk'ubu uyu musatsi wamenye wuzura gute. Rero ni byiza kujya uza ubikorera mu rugo, ariko ukagira n'igihe cyo kujya muri salo. Ngiye muri salo nzamo rimwe mu kwezi. Hari vitamini y'umusatsi sigiramo mu rugo, naraziberetse. Hari n'indi nabakoreye, hari vitamini iri koze mu mavuta, hari na vitamini ikoze mu mazi nyine yo gushyira mu musatsi. Rero kujya muri salo biba ari ingenzi, baba barabyize, baba babimazemo igihe, ni byiza kurushaho. Ubu uyu musatsi mubona ukuntu, murebe ukuntu uhise umera pe, ariko mu kanya barawuzura usange wabaye neza. Noneho ndashimira abantu bamaze kuza muri iyi salo, mwagiye munyaka nimero mumbwira ati twereka ahantu ukoreshereza umusatsi. Ndabashimiye abamama mwaje, n'abataraza rero muzaze. Hanyuma tukirindiriye abatarakora subscribe, nimuyikore, mukore share, mukore comment, kugira ngo mujye mwirebera uburyo bwo gutereka umusatsi wa naturel. Hanyuma ubutaha nzanabereka wowe ufite udusatsi duke cyane tutarafatika, ni gute ushobora gutangira gutegura umusatsi wawe kugira ngo ugende ukura ube muremure. Hanyuma rero nk'uko mubizi, umuntu aba yagiye mu masaro atandukanye, ni nko kujya kwa muganga, ujya ku mudokiteri wa mbere bakakurangira undi, n'umusatsi rero niko umeze. Hari umuntu uvuga ngo umusatsi wanjye ntiwavayo. Burya umusatsi wawe wavayo wahuye n'umudokiteri w'umusatsi. Sawa rero agiye kuzana vitamine, hanyuma ahite ashyiramo. Aha, mwabibonye rero agiye kunshyiramo vitamine. Gaho twagiye. Vitamine zo ni ibanga ryacu, ariko tureka tubarobeshe. Uzabikurikirana kuri Mama Sharirene, hari ikiganiro cyasohotse, muzajya mureba vitamine. Izindi nyine ni ibanga ry'akazi, ariko we bababwira ibintu byose. Mwabibonye, ubu ngiye guhita harakurikiraho iki noneho? Harakurikiraho kasike ya vaperi, ngiye gukwambika ishashi, hanyuma ujye muri kasike ya vitamine. Minota ingahe? Minota 30. Mwabibonye rero ko ngiye kujya muri kasike. Ngaho gira. Nageze muri kasike nyine, tugiye kumara iminota 30 kugira ngo vitamini ikore. Rero umusatsi ukenera vitamini mu kurya,
na vitamini yo gusiga mu musatsi. Ubutaha tuzakora ikiganiro cy'ibiryo umuntu arya akabyibandaho kandi bikagira uruhare kuri vitamini y'umusatsi. Mwambonye rero iminota ntabwo irashira, ariko murabona ko bari no kuncira inzara. Mureke mbabwire, yari yarabitubwiye. Ari icyo se bitwaye? Nimba kera twarazicishaga amenyo, ubu ngubu tukaba twicaye, oya tujye dushimira Imana, sibyo? Tunabizirikane ko Imana yabikoze, hanyuma n'ibyo yakoze ntibikatubere ibisuzugura Imana, ahubwo bijye bitubera ibyo bahisha Imana. Ubu nimba rero ukuntu mba nicaye ndi muri kasike bari kuncira inzara, mu kanya baba barimo no kuzimasa. Haleluya! Ndibuka kera do, dore kera urwara rwarakuraga do, nta bantu bameze nkanjye, rwarakuraga ngo ugahita ururya ukarucisha umunwa. None ubu ufite abacira iki? Abaca inzara. Rero kwiheba bibi, kwiheba no, nimwihebe n'ibitari bibi byaba. Mbere najyaga njya gushaka inzu kera, ese mabuja ndabeshye ngo mabuja, ubu nibwo banyita mabuja, bakambaza ngo inzu ushaka, urashaka inzu irimo umuriro n'amazi? Ntumva iby'umuriro nta etide nkora, nuko nabasubizaga mupfa kundangira inzu. Ibaze disi kujya gushaka inzu ukumva iyo umuriro ntuyikeneye kuko nta bushobozi ufite bwo kuyishyura. Naho se urashaka hari amazi? Ntumva ngewe mu ndangira inzu iby'amazi n'umuriro simbyitaye. Kuki? Ntabwo ndi bubone amafaranga yo kwishyura amazi, sindi bubone amafaranga yo kwishyura umuriro. Yesu rero agira neza, kandi ibikorwa by'Imana bijye biyamamaza. Tubwira bihebye ngo nimuhumure, muzagirirwa neza n'Imana. Abisabira gupfa, ubuzima burakomeza. Nimba ubona uri mu kaga, nimba ubona uri mu makuba, mu ijuru hari Imana. Kandi hari ijambo Yobu yavuze ngo ikura umutindi mu mukungugu ikamwicazanya n'ibikomangoma. Rero nimubona bino mukavuga ngo naje kubiyemeraho, nta mwanya afite wo kwiyemera. Umwanya asigaranye mu gihe ntazi nzabinaha ni uwo kuvuga kugira neza kw'Imana. Rero bari no kuncira inzara. Aha hantu rero ni hafi ya stade i Nyamirambo kuri munyibutse Shekoko, n'umumama Shefofo, kuri Shefofo ni hano hafi. Nimero ze turaza kuzishyiraho. Uyu muntu uca inzara nawe turamushyiriraho nimero. Ngewe urabizi inzara zanjye ni naturere, ntabwo nzisiga, aribyo tureka kuza muri salo. Ariko yewe hari n'abavuga ngo kuki ukoresha umusatsi ngo kandi ari naturere? Kuki se? Naturere yanjye nanjye ngomba kuyishyiraho icyaro. Urumva nubwo nta na ferimine bari busige, ariko ngomba kuba mfite isuku. Reka rero basoze nyine Yesu yangiriye neza. Abakunzi ba Mama Sharirene ni karibu, tujye tubakorera n'inzara n'imisatsi. N'abandi bamureba basiga verine nabyo turabikora, jeri, gutera inzara, buri kimwe cyose turagikora. Karibu. Yego. Iminota rero yarangiye, bagiye kongera bankarabye. Murabizi ko hari harimo vitamine. Twagiye. Tugiye kongera gukaraba.
hanyuma rero bamaze kumfuriramo bamaze gushyiramo vitamine bavuzemo, bagiye gukoresha seshe kugira ngo bawurambure, nyuma bansokoreze mbicyuki. hanyuma aya mavuta niyo agiye kunkoreshereza mu musatsi, aranayacuruza. Ni nkamwe naberetse kuri kamera, ariko we kuko nyine ni maître, urumva hari utuntu nyine ashyiramo tw'ubwenge. We rero mwarambajije ngo urayagurisha, njye ntabwo nyagurisha, ariko we arayagurisha. Kuri nimero ze azabaha adresse nk'uko twazibabwiye, hanyuma ibiciro nangaho bitandukanye. Kano kagura 5,000. Yego, bakomeje.
hari umuntu watumye mbi icyo kintu uyu mumama. Hanyuma ntabwo tugomba kumenya ibyiza ngo tubyihererane. Nababwiye impamvu nakunze uyu mumama, noneho reka mbabwire n'ikindi kintu gikomeye. Hari umuntu muhura afite ibintu byiza agashyira amafaranga imbere aho kugira ngo agaragaze ubushobozi bwe. Ubundi mu kazi wirinda gushyira amafaranga imbere, ahubwo ukerekana ubushobozi bwawe, ubundi umuntu rwose uyamwaka byoroshye iyo yabonye ushoboye. Rero uyu mubyeyi niwe unkorera umusatsi nk'uko mwabibonye, ntabwo kandi akora naturere yonyine. Ba bantu rero bajyaga bamumbaza, dore ndabahuje n'isura ye mwayibonye na nimero ze turazishyiraho, ariko noneho tumuha umwanya nawe arushaho kubibwira, anabaha adresse ababwire n'ibindi bikorerwamo hariya. Hanyuma buranamubabarira rwose, nta bintu byinshi agira. Mw'abantu nimumuteshe umutwe, aravuga kuriya nyine ngaho karibu mubyeyi. Murakoze, nitwa Mukamasaba Alphonsine, bakunda kunyita Koko kuko kazina nzwi mu kazi. Nkaba maze igihe kinini nitwa Koko, umuntu utabeshya, ni umuntu w'igikundiro. Mu masharirene natangiye kumukorera umusatsi w'ibirabyo, bose ni karibu kandi ndamukunda, no mu mama mwiza, ntabwo nkunda kutabona yishimye. Urabona ko gisakuza muri kamera. Ukorera he Sadi? Ngagufasha ukorera he? Nkorera hano imbere ya stade Nyamirambo, Uganda ka 445. Ubundi muri salo yawe ibisanzwe bindi mugenda mukoreramo ni ibiki? Dukora inzara, dukora imisatsi idefirije, tukayidefiriza, tukayishyiramo vitamine. Abantu banzi kera bazi ko nzi kudefiriza neza. Tukayishyiramo vitamine, hehe no kugira umusatsi w'ubwoya, hehe no kugira umusatsi ucika, tubakorera neza ugataha wishimye. By'umwihariko kuri naturere. By'umwihariko kuri naturere. Okay, nzabashyiriraho ifoto yanjye uko naje mpameze, narabifotoye ndayifite, nzabashyiraho murebe. N'ikindi wababwira abakunzi ba Masharirene, abamaze kuza ndabakunda cyane, abamaze kuza Imana igihuha umugisha. Ibyo ikinini cyane kiri imbere n'Imana, Imana niyo byose kandi ijya ibayobora. Mbasabira umugisha mwese abakunzi ba Masharirene, ko n'umubyeyi mwiza, Imana ibahe. Hanyuma rero murakoze, abatarakora subscribe kuri Mama Sharirene muyikore, mukore share, comment, nama n'ibitekerezo birakenewe. Tanga nimero ya telefone. Nimero yanjye ni 0788 76 97 14. Bye bye.